Hireka mbasuhuza inshuti bakunzi ba Joy Film TV. Uyu akaba ari umwanya ngira ngo mbigishe dufatanye kuri bamwe bajyaga batakaza amafaranga yabo biga ku editinga cyangwa se gusetinga kamera cyangwa photography and videography. Buri kimwe cyose kuri Joy Film TV muzakibasanga. Mfashe umwanya rero kugira ngo bamwe mu bantu bakoraga projet zoroheje, hari abantu bashutingaga amafilme cyangwa se amakomedi, mugafata umwanya wanyu mugenda musanga rimwe na rimwe abantu bafasha kweditinga amafoto cyangwa gutunganya amashusho, rimwe na rimwe ugasanga arabatindiye kabicira gahunda zanyu. Guys, ndaje kugira ngo mbafashe. Ubu none ntabwo muzongera kujya mufata umwanya wanyu kugira ngo abandi bajye kubakorera. Ubu ngiye gufata umwanya kugira ngo mbigishe, ahubwo mujye mubifasha, mujye mubyifashisha. Niyo mpamvu ubu tugiye gutangira ngira ngo mbereke uburyo ushobora kuba wakoresha Adobe Premiere Pro hanyuma ukabasha kweditinga, gutunganya amafoto, ugatunganya cinema, ugatunganya documentaire, ugatunganya ibiganiro bya YouTube cyangwa se ibiganiro bitandukanye ndetse n'amajwi atandukanye ushobora kuba washyira kuri YouTube ikaba yaguha amafaranga. Guys, icyo mbasaba gusa ni kimwe, ni mukore subscribe kuri Joy Film TV, hanyuma muzajye mudukurikira mu biganiro byacu kugira ngo mubashe gufata aya masomo. Reka dutangire. Guys, nk'uko mubibona ubu ngubu tugiye gutangira. Guys, nk'uko mubibona ubu tugiye gutangira twiga Adobe Premiere Pro 2023. Uko mubibona ngewe nayistaye muri computer yanjye, ndayifata then mfungure, ndategereza akanya gatoya kugira ngo ize gufunguka, hanyuma ntangire gukora. Urayibona uko ifungutse, irafunguka inyereka ama project, recent project, ni kuvuga ngo ibyo nari maze iminsi nkora. Hanyuma ngewe ndaza nze kuri new, ubwo ndakora icyo bita new project, ndaza mfungure projet yanjye cyangwa se projet ngiye gukora, nyite izina. Wenda ndaza kore project, nimara gukora project hari handitse ni title, nshobora kubirekeraho cyangwa se bitewe n'icyo gukora, hanyuma ngewe ngahitamo izina nyita. Ye nkuko ndayita Joy Film TV. Nimara kubikora, ubwo icyo gihe ni izina nyise, nshobora kuza hano kuri browse kaza gusevinga aho projet yanjye izajya yisevinga. No kuvuga ngo ngewe reka mpitemo ko bizajya byisevinga muri Joy, ahanga muri folder. Ninangiza ngore selection ya folder bizajya bijyamo, wenda bizajya biza hano muri Joy info. Hanyuma nirangiza nkora select, hanyuma nirangiza hano nkore okay. Nimara gukora okay, ndategereza. Urabona ko Premiere yanjye irafungutse. Premiere yanjye nimara gufunguka iranyereka fenêtre nyinshi, cyangwa se urabona ko iragaragaza aspect, iragaragaza ibice byinshi cyane nshobora kwifashisha mu gihe ngiye kweditinga. Ni muri urwo rwego nkange ugiye kwiga kwinjiza amashusho muri Adobe Premiere, turakoresha uburyo bwo kwimportinga and then tube twakoresha n'uburyo bwo kudraginga amashusho. Ni ukuvuga ngo gufata amashusho nkaza kuyatereramo uko mubibona. Hanyuma Premiere yanjye uko muri kuyibona, urabona ko ifite ibice byinshi. Ndaza kuri file, ningera kuri file, hanyuma nze kuri import, nze ndebe hahandi hari amashusho nifuza gukoresha. Ni ukuvuga ngo aya mashusho nifuza gukoresha ari muri Joy. Ndaza mfate, wenda se swat ari muri folder cyangwa nayangaya atereyeho. Reka mfate iyi image irimo ahangaha, hanyuma bariyo nkirikaho, ndaza nyikirikeho. Niziba ari ebyiri, nshobora gukora kuri control, ubundi ngakirikaho gutya double click, kaza kuzitwara rimwe. Ariko guys, ndashaka gutwara iyi yonyine, iyi mubona, hanyuma nze nkore open. Guys, urabibona yuko image yanjye yamaze kugeramo hano. Nimara kugeramo hano, mu rwego rw'uko nshobora kuza kwirinda akavuyo k'ama footages menshi ndaza kuba mfite, nshobora gufata iyi image yanjye nkaza kuyicreate folder kugira ngo izindi ninjize. Hanyuma tuvuge ngiye gukora wedding ngiye kweditinga, ifite silver wedding, ikagira dot, ikagira na mariage na reception. Urumva ayo ma footages yose uramutse uyafashe ukayinjiriza icyarimwe, icyo gihe bishobora kukuvangavanga kugeza ubwo utaza kubasha kuyavangura. Ni muri icyo gihe rero nkora icyo bitanga creatinga new bin cyangwa bin, hanyuma ama image nkajya nyita izina, ariko najya gufungura
kabanza aho nyashakira. Muri urwo rwego ndaza hano kuri aka gafoda kanditseho new bin, nkita izina we navuge ngo ahangaha nyite footage 1 cyangwa se ni civil wedding, ndandikemo nindangiza nze mfata image yanjye nyikirikeho ni holding nze dragging muri ya image. Urayibona neza yuko yamaze kwinjiramo hariya. Hanyuma ubu ni uburyo bwa mbere dushobora gukoresha bwo gukora importing y'amashusho tukayinjiza muri Adobe Premiere yacu, ndetse tukaba twabasha no gucreatinga new bin ahantu dushobora kuba twaza gutandukanyiriza amashusho bitewe n'ubwinshi bw'amashusho dufite, kugira ngo murabibona. Hanyuma uburyo bwa kabiri ni ugukoresha dragging. Ndaza minimize iyi Adobe Premiere yanjye, ndebaho na savinze amashusho. Nimara kurebaho na savinze amashusho, ndaza muri Joy, ni wenda mfungure muri Joy Info. Nimara kugera muri Joy Info, ndaza hanyuma nterure iyi image yanjye yanditseho kakanyizamure Adobe Premiere, hanyuma nze kudraginga nyirekuriremo hano ubundi yinjire, kugira ngo murabibona. Ikimara kugeramo rero sasa ahangaha icyo ujye gukora ni ikihe? Wamaze kubona ko ama image wayinjije yageze muri Adobe Premiere Pro. Ningi dushaka twayicreatingira bin tukayita wenda se interview, hanyuma tukaza kuri image tukayifata tukadraginga. Urabibona ko zamaze kugera muri folder. Ahangaha dufite civil wedding item 1 na interview na yanditseho item 1, ariko bitandukaniye ku mazina. Bivuze ngo buri kimwe niza kugikenera ndaza kujya aho ngishaka. Hanyuma rero sasa tukigera ahangaha icyo biza kugusaba, ubwo tugiye gukora icyo bita gukatinga. Tugiye gukata amashusho dukoresheje tools, tuyamanure kuri timeline ndetse twabanze kuyakina. Reka duhere ahangaha kuri civil wedding. Nishaka gufata ibirimo ndakora double click, noneho ya image ifunguke, ni clickingeho double click and then ya image izamuke. Ngira ngo urabibona neza ko image imaze kuzamuka. Urayiplayinga, numara kuyiplayinga uyumve. Hanyuma mbabwira yuko iyi pano muri kubona ahangaha, iyi niyo bita source pano. Hanyuma iyo umaze gukata, tuvuge ushobora gukata ukoresheje iyi makini, ukaza ukumva ko ushaka kumanura, ukumva wamara kukumva wenda twegera hano guys, ukagaterura ukakarekurira kuri ya timeline. Guys, nkuko mubibona urabona ko wahise hafunguka indi windows. Iyi niyo twavuze ko yitwa ni source monitor. Iyi ngiyi iri hano, iyi ngiyi tukayita previous monitor. Iyi ngiyi ni ya indi kwereka bya bintu umaze gukina, hanyuma bya bintu umaze gukata wamanuye kuri timeline. Timeline rero nkuko mubibona guys, ibifite ibice bibiri. Urabona ko hari igice kitwereka amajwi, nicyo kishi muri kubona hano hasi guys. Hanyuma hakaba n'igice cyo hejuru guys kibereka iki amashusho. No kuvuga ngo dutereka ama image n'ama audio ugenda umanuka hasi, n'amashusho ukagenda uzamuka hasi. Nkuko mubibona dufite video 1 niyi, tukagira na audio 1 niyi ngiyi. Nuko nguko guys iyi Adobe Premiere Pro yacu ibigeze. Hanyuma guys, nkuko mubibona ahangaha urabona yuko ubu twatangiye kweditinga guys. Murabibona ahangaha, urabona ko umwe ashobora gufata amashusho yiwe akaza akayakata akayinjira hano, yamara kwiyumvisha ashaka akayimanura akayishyira hano nkuko mubibona. Kimwe nuko hari n'undi guys ushobora kuza, reka tubidirectinga tubikuremo, hanyuma twongere dusubize aya mashusho ko yarameze hano. Kimwe nuko undi muntu ashobora kuza akabifata guys, agaterura agashyiraho, yamara gutereka kuri timeline yiwe akaza kumva mu gisirikare cya yamara kumva akaza hano kuri izi tools. Urabona ko tools barakwereka selection tools, barakwereka track selection tools, bakakwereka na razor tools. Iyi ngiyi murabizi ko guys umumaro wayo ni ugukata, ni nayo tugiye gukoresha muri uyu mwanya. Noneho we akaza kumva, ukumva aho ushaka ko image yawe itangirira. Ukabona yuko niba image yawe ushaka itangira hano guys, uraza ukande kuri raza ni urwembe rwo gukata, cyangwa se ujye kuri keyboard yawe ukande ku nyuguti ya C and then ukirikeho gutya.
guys urabibona ko image yanjye already kanongere gutya kugira ngo mbone neza namaze kwitata aho nifuza guys ndaza playing bari mu gice cya nimara guplaying image yanjye numve guys ninumva image yanjye nifuza kwigarukira hano nzaza nongere mfate ya turuzi yanjye ubundi then nkate hano nimara gukata and then ibyo ndashaka kubikora ko bigumamo and then mbisibe nshobora gukoresha iyi selection tools cyangwa se ukaza kuri keyboard yawe ugaklika ku nyuguti ya V and then ugaklika ku cyo ushaka gukuramo ushobora gukanda kuri keyboard yawe ugakanda kuri delete ukadeletinga urabibona guys cyangwa se ngakora control Z nkabigaramo guys nkaba nakora no kuri right click and then ngakora icyo bita report delete ni ukuvuga ngo ninkora report delete icyo gihe ndaba nsibye ariko noneho ya video yanjye yicume yegere hano imbere kuri at the beginning of my video aho timeline yanjye itangira sorry icyo gihe nuko uko bizaba bimeze guys gutya ubu no kuvuga ngo nasibye ya image yanjye ibaza guys urabona ko ahangaha namakinze namaze no gukata aho video yanjye iraza kubigarukira guys bivuze ko ningingiye kwisiba nakanze kuri keyboard yanjye kuri delete cyangwa se nkande nshobora no kuba nakanda ni clear already nayo itigira gute ibikuramo guys ngira ngo murayibona yuko ubu ngubu iyi ngiyi niyo video yanjye guys ushobora kongera ukagaruka kuri ya video yawe iyi ngiyi ni ukuvuga ngo turayirangije ubwo ni ukuvuga ngo tugiye kureba noneho muri ya projet yacu yitwa Joy Film ko niko twahise hano guys nitumara kugaruka hano turaza turebe hano twanditse ngo ni interview ngira ngo murayibona ko ari iyi ngiyi nayo tuyikirikeho tuyinjize dukore double click izamuke hejuru guys murayibona hano ko iratangiye guys muri make ushobora kuza gufata uyu muntu kaza nkamufatira ahangaha ushobora kugeza imbere kaza nkagafata hano and then ushobora guterura image yonyine uvuga ngo video without sound yo no nkayifata nkayimanura nkayidraginga to me iki gihe ni cya gihe uba ushaka yuko utwaye video ariko nyuma ushobora kuza kongera gukora inserting cyangwa ko gushyiramo sound wowe wifuza sound track wifuza bitewe nuko wowe ubyifuza guys urabona ko gutya iki gihe mantwaye video yonyine akangaka rero ntago biba ari sawa cyane mu gihe turimo turiga gutya reka nkwe ku buryo ushobora kubizanira byombi none no kuvuga ngo iyo ushaka kubizana byombi ni kimwe ushobora no kuba we kwifuza kuzana audio yonyine no kuvuga ngo audio yakangaka namaze kumaking nakangaka nza nkagaterura kaza nkagatereka kuri timeline yanjye y'iki ya audio murayibona neza guys akangaka ariko cyo turi gushaka kwiga none turaza twebwe turifuza guterura sound sibyo ya video ndetse urumva guys sound video icyarimwe ndaterura ndaza fate kuri left click ya mouse yanjye nterure and then nkore dragging hano kuri timeline yanjye and then nkore rip delete mbe mpuje iki sound n'amashusho mbe mfashe image yanjye ya hariya ihuje n'iyingi ya kabiri guys ushobora kuba ari ikintu nifuza gukuramo ahangaha ushobora kuza ngagira gutya guys nkayumva urumva ko hano harimo silence guys nkayikuramo namara kuyikuramo guys nkazana hano narangiza ngakora kuri ngakata ndakase and then ngakora kuri V kaza ngakora delete and then kagira gute ngakora report delete ngahoza ya mashusho ya videos yanjye kurya guys kugira ngo murabyumva guys iyo umaze kumva